Yesu ashimwe bene data duteranye uyu munsi wa none twongeye kandi kunezererwa Imana kuko iduhaye undi munsi kugira ngo tuwunezererwemo. Turabakiriye rero mwese abaduteze amatwi, abari mu Rwanda, abari hanze, mwese umwami Imana bishimire. Tugiye kandi nanone kwakirana dushima Imana, mwese aho muri turabakiriye mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abe muri mwe. Reka turirimbe uyu muririmbyi uvuga ngo waba atinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu. Ngewe nitwa Nyiramukiza Betty, sengera hano muri ADPR Kanserege muri Chapelle Internationale. Nezerewe Imana, dufite umushyitsi wadusuye, watugendereye, wuzuye ubuntu bw'Imana, Imana yagiriye neza. Afite ubuhamya bwinshi bwiza. Ndakurarikira rero gutega amatwi ijambo ry'Imana kuko ijambo ni ubuzima. Ndakwibutsa ko wakurikira ibi biganiro kuri Arabohora TV, ugakora share na like na subscribe kugira ngo ibiganiro, ubuhamya bwiza, ijambo ry'Imana bijye bikugeraho, kandi urabufatanije natwe n'itorero kwamamaza ubutumwa bwiza. Mu gihe isengero zifunze, abantu benshi bakeneye ijambo ry'Imana, bakeneye guhembuka, ni wowe rero Imana izakoresha, ni ngewe, kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi. Mwibuke ko hari n'ibihugu bitaragezwamo ubutumwa bwiza. Turahari rero kugira ngo tugezeyo ubwo butumwa, nitwe Imana igiriye icyizere, nawe Imana iragushaka. Reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana yacu, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu tugirira. Tugushimiye kandi umwanya mwiza w'ijambo ryawe ndetse n'ubuhamya, ni ukugira ngo twamamaze ishimwe ry'iyaduhamagaye. Turagushimiye Mwami ko waduhamagaye ukatugirira icyizere, atari uko dukwiriye ahubwo kubw'ubuntu n'imbabazi byari mu mugambi wawe. Reka rero abantu bose bazumvira ijambo, bumva izi nyigisho bazabohoke, kuko Yesu ni wowe ubohora, ni wowe ujya ubohora imitima iboshye, ni wowe ujya utanga imbaraga, ni wowe ujya usubiza ibyifuzo, ni wowe ujya ukiza indwara. Mana, twizera neza ko muri wowe byose birimo, turakwizeye. Haleluya, turagushimiye. Umushyitsi umushoboze, umuhe umugisha, mwambike imbaraga, ntaba ari we ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Ibyo dukora byose ni ukugira ngo uhabwe icyubahiro. Ntihaba ari twe tugaragara Mwami, ahubwo hagaragare wowe muri twebwe. Tukubera igikoresho, wowe wikorere. Icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu, amen. Reka mbere yuko tumwakira, turirimbane akaririmbo gato kavuga ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu. Nta cyamurekesha imigambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu. Nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Mwamujya undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kubaho iteka. Have wa bwoba we nimunyihorere,
namaramaje pe kujya mu ijuru. Have wabwoba we nimunyihorere, namaramaje pe kujya mu ijuru. Have wabibazo we nimunyihorere, namaramaje pe kujya mu ijuru. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Uyu muririmbyi ajya amfasha cyane, ajya avuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Uwaba atinyutse inzira ijya mu ijuru naza akurikire umwami Yesu. Aravuga ngo nta cyamurekesha imigambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Arakomeza aravuga ngo mwami ujye undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kubaho iteka. Aho yavugaga ngo have wabwoba we nimunyihorere, namaramaje pe kujya mu ijuru. Ubwoba hari igihe bufata abantu, ubwoba bw'ibibazo, inzara, ubukene, intambara, umuntu ukabona aratinya. Ariko uyu muririmbyi yaravuze ngo muhave munyihorere kuko namaramaje kujya mu ijuru. Rero Imana ibaha umugisha. Reka twakire umukozi w'Imana Bienfait, arabibwira baramutse, ndetse nibishoboka banyurireho no ku buhamya bwe, kuko Yesu yaramubohoye. Hari aho Yesu yamunyujije, hari ibikombe nawe yanyuzemo, ariko arakiringira umwami n'umukiza. Imana imuha umugisha. Karibu umukozi w'Imana. Arakoze mwene data Bete. Reka dusome ijambo ry'Imana, Imigani 4:23. Bibiliya iravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amen. Mana nziza, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, uyu mwanya dushimye yuko uduhaye uburyo n'umwanya kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryawe. Shimwe mwami Mana yacu, uhimbazwe kuko nta yindi Mana ihwanye nawe. Wowe uzi uvuga bikaba, kandi ibyo utegetse byose bigakomera. Mwanditsi yandika aya magambo aravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Tugushize imbere Mana muri iki cyigisho, buri wese ugikurikirana ahari Mana ubashe kugurura imitima yabo, ubashe kumva ijambo ryawe. Urakoze kuko wumvise gusenga kwacu, ni mu izina ryawe tubisabye Mana nyir'ibihe. Amen. Amazina nitwa Roteyi Bienfait, nsengera muri Sepak, niryo torero nsengeramo. Ndashimye kuko tubonye uburyo n'umwanya kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Imana ishimwe rero kuko iduhaye uwo mwanya kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryayo. Twasomye ijambo Salomo yanditse. Salomo ni umuhungu wa Dawidi. Abana ba Dawidi Salomo ababamo. Ni umuhungu yabyaranye na muka Uriya. Nyuma yo gupfa kwa Uriya, Dawidi yatwaye umudamu wiwe. Umwana wa mbere babyaranye yarapfuye. Bibiliya ntizitubwira nimba Salomo ariwe wamukurikiraga, nta Bibiliya ntizivuga, ariko izivuga gusa kuko Salomo yavutse kuri wa mudamu wari muka Uriya. Uyu yabaye umwami wa gatatu wa Isiraheli.
nyuma atsimbuye se ku ngoma kuko se yari yatsimbuye Sawuli. Salomo rero yanditse igitabo cy'imigani, andika indirimbo za Salomo, ajya kwandika n'umubwiriza. Mu mateka Bibiliya ivuga kuko mu bagize ubwenge, mu banyabwenge babayeho, Bibiliya ihamya kuko Imana umunsi Salomo asaba, Imana yigeze kumubwira ngo nsaba icyo ushaka. Salomo uwo munsi abwira Imana ngo imuheze ubwenge. Imana iramubwira ngo kubera kuko wisabiye ubwenge, abakubanjirije n'abazoguherukira, ni ukuvuga ngo ababanjirije Salomo n'abazamuherukira nta wundi uzagira ubwenge nk'ubwiwe. Aha mu gitabo cy'imigani 4:23 yandikaho amagambo aravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko aho niho iby'ubugingo biza bikomoka. Teme yacu dufite rero uyu munsi wa none, natekereje kuko tuganira hejuru yo kurinda umutima. Kurinda umutima. Salomo ahangaha rero arandika aravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Umutima Salomo yavugaga si uyu nguyu umuntu aza gwara yaje mu Buhinde bakawukuramo bakagushyiramo uwundi. Nimba uri umujura cyangwa se ukaba ufite ikindi cyaha ukora, ntiwoja mu Buhinde ngo bakubage wagwaye umutima bawukuremo, habe nibwo bawugushyiramo uwandi, habe nibwo bawugushyiramo umwana w'uruhinja. Nanone za ngeso zawugira wazikomeza, wakomeza ukazikora. Salomo aravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko aho niho iby'ubugingo biza bikomoka. Hano mu isi iyo tuvuze uburinzi abantu benshi barabuzi kandi barabwumva. Abantu bakuriye mu giturage ntabwo bazi uburinzi bw'aha mu mujyi. Umuntu wakuriye mu giturage ntiwamubwira ko, kuko abenshi ntibazi n'amabanki. Bamwe na bamwe usibye ko ubu ngubu Imana yaradufashije mu Rwanda, ahantu hose hagiye hagera iterambere, ariko hari ibihugu bimwe iterambere rikiri kure, abaturage bamwe bashobora kuba batazi amabanki, kuko aha mu mujyi bagira byinshi baza barinda, mu giturage naho bakagira byinshi barinda. Mu giturage ikintu cya mbere baza barinda imyaka yabo. Imyaka murabyumva? Barinda imyaka yabo bakayirinda ibyonyi. Kandi buri imyaka igira ibyonyi byinshi bibaho, harimo inyoni, hakabaho inyamaswa, hakabaho inka n'ihene n'ibindi n'abajura. Mu giturage rero ibyo nibyo bintu usanga cyane, barinda imyaka yabo, kuko activite zo mu giturage ni uguhinga. Kubera rero ko ari abahinzi, kubw'impamvu kubera ko ari abahinzi usanga barinda imyaka yabo cyane. Muzagere mu mirima iriya baza bageraho bashyiraho kiyo bashaka kurinda inyoni. Hari igihe bashyiraho akantu baza bita ngo ni kadahumeka, ni ibyenda bagenda bagafata bagashyiraho, wakirangiza ukiri kure ukagira ngo ni umuntu uhagaze.
Iyi nyoni rero yamaze kumenya kuko ari kadahumeka atari umuntu, inyoni zigenda ikituraho igakorera kadahumeka ibyo yumva ishaka. Kera bamaze kumenya kuko atari umuntu. Aha mu mujyi rero natwe tugira byinshi tuzaturinda. Aha mu mujyi harindwa amabanki, kuko kuri banki niho habikirwa amafaranga. Nta banki uzoshika ngo usange idafiteho abarinzi, abasekirite. Kandi kubera iterambere usanga hari amakampani menshi ashinzwe uburinzi. Bikagera naho abantu bashobora kurinda abandi. Ubona buriya nk'umwana mutoya, buriya umurezi wiwe aba ariko amurinda, amuba hafi kuri buri kintu cyose. No mu nzego zitandukanye ugasanga abantu baza bagenda bagira abandi baba bari iruhande babarinda umubiri wabo. Ariko kurinda umutima ni inshingano za buri wese. Ntawo kurindira umutima, wo kurinda ukagira ama escort wabagira. Ibyo birashoboka. Amafaranga yawe wayabitsa ku mabanki akomeye, ibyo birashoboka. Iwawe wahashyira igipango gikomeye kikurinda wowe n'abo mu wawe, ibyo birashoboka. Ariko umutima wawe nta wundi wawe ukurindira. Umutima wawe ni wowe murinzi wawo. Imana imaze kurema umuntu, yahaye umutima guserukira izindi ngingo zose. Umutima niwe urepresente izindi ngingo zose z'umuntu. Umuntu nawe imuheza inshingano zo kurinda umutima wiwe. Cyo cyatumye Salomo avuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Ibindi bintu byose birindwa, umutima wawe uwurinde kurusha ibindi byose birindwa, kuko aho niho iby'ubugingo bikomoka. Abantu barinda imibiri yabo. Umuntu yahawe inshingano nyinshi. Umuntu yahawe inshingano zo kurinda umubiri wiwe. Uwurinda indwara zitandukanye. Uwurinda indwara zitandukanye. Kandi ibyo tukabikora bigashoboka. Hari uko wirinda malariya, si inzitiramibu. Ni ugukoresha inzitiramibu. Kandi bagenda babidukangurira cyane uburyo twirinda malariya. Kandi malariya iri mu ndwara zica abantu benshi cyane. Muri Afurika yica abantu benshi cyane. Badukangurira kurara mu nzitiramibu kugira ngo wirinde malariya. Indwara hafi zose bagenda batubwira uko twazirinda. Umuntu akarinda umubiri wiwe n'ubucafu cyangwa se umwanda, kuko mu mwanda naho havamo indwara. Umuntu agafata umubiri wiwe neza cyane. Bwana sifiwe. Turabahanga bo gufata imibiri yacu neza, ariko kindu kibabaje umuntu ugasanga yandaritse umutima wiwe. Umubiri wawe ukawambika neza, umubiri wawe ukoga, umubiri wawe ukawusiga, umubiri wawe ukawugaburira. Ibyo ni ibintu bine by'ingenzi tuba dukorera imibiri yacu. Umubiri wacu turawambika,
turawugaburira, turawusiga, tukoga kugira ngo umuntu yoga kugira ngo agire isuku, umuntu yambara kugira ngo yirinde imbeho kandi aberwe. Bibiliya yavuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose birindwa, kuko aho ngaho niho iby'ubugingo bikomoka. Ikibazo cya mbere umuntu ashobora kwibaza, wakwibaza ngo ese niko umuntu yarindira umutima? Umutima ni gute urindwa? Abarinzi b'ibintu runaka, kondisiyo ya mbere agomba kuba maso kugira ngo abashe kurinda ahagarare ku izamu. Umusekirite yasinziriye, abajura nicyo gihe bamwiba. Hari ibintu byinshi tugomba kurinda umutima wacu. Umutima w'umuntu urangirika cyane. Ikintu cya mbere rero kigomba kurindwa umutima ni icyaha. Icyo ari cyo cyose iyo kigeze mu mutima cyica iby'ubugingo. Buriya nta cyaha gitoya kihaba, icyaha cyose ni icyaha. Murebye buriya inzoka yaba ari ntoya yaba ari nini, kera uzi ngo mu nzu harimo inzoka ugomba kwihagurukira utitaye, ntiwareka kwica inzoka ngo kageze mu nzu ari gatoya ngo uyirinde ngo izabe nkuru ngo uzabone kuyica. Kera inzoka yinjiye mu nzu ugomba gukora uko ushoboye kose kugira ngo yanze kuyica. Ikintu cya mbere rero umuntu agomba kurinda umutima wiwe ni icyaha. Ijambo rigira kabiri umuntu agomba kurinda umutima wiwe ni inzara y'umutima. Uko turinda imibiri yacu inzara, niko n'umuntu agomba kurinda umutima wiwe inzara. Iyo umutima washonje nicyo gihe ukora ibyaha. Iyo umutima utakijya ijambo ry'Imana, iyo umutima utagisonzera ijambo ry'Imana, iyo umutima utagisonzera ijambo ry'Imana, icyo gihe nicyo gihe umuntu aza akora ibyaha, nicyo gihe umutima ujya mu byaha. Ijambo rya gatatu umuntu agomba kurinda umutima wiwe, agomba kurinda umutima wiwe ibiryo by'umutima ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana nibyo biryo by'umutima. Kuriya tujya buri munsi niko tugomba kugaburira n'umutima. Ijambo ry'Imana turijya mu nzira nyinshi. Ijambo rya mbere iyo turisoma, iyo turisangiza n'abandi, turiganira n'abandi, iyo turitegera ku maradiyo n'ahandi, buriya imitima yacu tuba turi ko tuyigaburira ijambo ry'Imana. Abantu banabutse bavuye mu by'Imana ntibaba bagikurikirana ijambo ry'Imana. Cya kabiri rero nari mvuze ngo umutima ugomba kurindwa inzara yo kutajya ijambo ry'Imana. Ijambo rya gatatu, umutima ugomba kurindwa ubwambure.
nari mbabwiye kuko twambara kugira ngo dushire imbeho, tukambara kugira ngo duhishe isoni z'ubwambure bwacu. Umutima nawe ugomba kwambara. Buriya umuntu utambaye nko muri ibihugu twebwe Afurika ni igihugu cyiza. Afurika ntawakwicwa n'imbeho. Muri Afurika ntawakwicwa n'imbeho, ariko muzarebe biriya bihugu bindi ejo nibwo nakomona muri Amerika niba hari yapfuye abantu 100 bicwa n'imbeho. Abo bishwe n'imbeho nukuvuga ngo muri biriya bihugu baba bafite ibintu imyenda ibakingira imbeho byinshi cyane, bazabagira n'igihe cy'imbeho mu mazu yabo ugasanga bakoze ibintu byo kwirinda imbeho cyane cyane. Mu rwego rero rwo kwirinda imbeho bambara imyenda myinshi kugira ngo birinde imbeho. Umutima w'umuntu rero ugomba kurindwa imbeho. Nawe ugira umwambaro wambara. Umutima w'umuntu wambara urukundo. Umutima w'umuntu wambara urukundo, niwo mwenda. Kuko umwanditsi yaranditse aravuga ngo urukundo rwihanganira byose, ntiruza rutekereza ikibi ku muntu wese. Urukundo ne umuntu ufite urukundo ntiyo kwica uwundi muntu. Umuntu ufite urukundo, Yohana yagiye kuvuga aravuga ngo avuga hejuru y'urukundo aravuga ngo umuntu wese udakunda waba ari umwicanyi. Ukuvuga ngo iyo dufite urukundo nibwo tuza dukunda n'abandi. Kuko 3:16 Yohana yaranditse aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kugira ngo Imana iducungure ni urukundo yaradukunze, yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Cya gatatu rero umuntu agomba kurinda umutima, kutambara. Umwambaro w'umutima ni urukundo. Ijambo rya 4 umuntu agomba kurinda umutima ni isuku nkeya y'umutima. Buriya twoga buri munsi, umutima nawe ugomba guzoza ukorerwa isuku. Nambaza ngo ese isuku y'umutima ni iki? Isuku y'umutima ni ukwihana. Hari amagambo abiri abaho, kwihana no kwirega. Kwihana no kwirega ukuntu ayo magambo yombi atandukanye. Kwirega ni igihe ngenda ngakora ikintu iriya nta n'umwe wigeze umbona, narangiza kaza nkakubwira ngo mbabarire nakoze iki cyaha, nta wari wambonye, nireze, nta muntu wari wambonye ariko nireze. Kwihana rero ni ugufata imyanzuro, kuva none sinzongera gukora iki kintu. Hari abakristo benshi usanga mu buzima bwabo babayeho mu buzima badatunganya imitima yabo. Tuza twihana ibyo twatekereje bidakwiriye, tuza twihana ibyo twakoze bidakwiriye, tuza twihana ibyo twavuze bidakwiriye. Ijambo rya 5 tugomba kurinda umutima ni umwera. Umwera murabyumva? Mwabona iyo umuntu atisize, abantu benshi
bamwe nza numva ngo ntibaza bisiga amavuta, ngo ntibaza bisiga amavuta, ngo iwe ntaza yisiga amavuta. Ariko abandi bantu bose usanga twese dukoresha amavuta, kandi umuntu azagenda yisiga amavuta akunda. Ariya mavuta aba afite byinshi akora mu mubiri wacu, ariko ikikubitiro cyangwa se ikibanze azahita, iyo turangije kwisiga umwera uzuhita utuvaho, nuko urebye wese akabona nta mwera ufite, nubwo afite n'ibindi agenda afasha mu mubiri wacu, ariko ahita akuraho umwera. Umutima wacu rero tugomba kuwurinda umwera w'amavuta y'umwuka. Ni ukuvuga ngo buri mukristo wese agomba gusenga kugira ngo Imana imuheze amavuta. Hari umuvugabutumwa wadusobanuriye hejuru y'amavuta, yarakoze kuri rya jambo abakobwa batanu b'ibifu n'abandi batanu b'abanyabwenge, atubwira kuko habaho amavuta y'ubwoko butatu. Hari amavuta y'abatambyi n'ay'abami, hakaba n'amavuta y'ababembe. Ni ukuvuga ngo umukristo wese agomba kugira amavuta. Amavuta y'umukristo ni umwuka wera. Umukristo wese udafite umwuka wera aba afite umwera. Umukristo wese udafite umwuka wera ntabwo aba ari kuko ntiwabasha gukorera Imana, ntiwabasha gukorera Imana nta mwuka wera ukuriho. Yesu asezera abanafunzi, intumwa ziwe, 1:8 ibyakozwe n'intumwa, yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yudeya n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Umwuka wera ni isezerano twasigiwe na Yesu. Abanafunzi, intumwa za Yohana zigeze kubaho zitarakiriye umwuka wera. Igihe bahuraga na Pawulo, arabaza ngo mwakiriye umwuka wera mukizera? Baramubwira ngo ntitwigeze tumenya, nta n'amakuru yawo twigeze tumenya. Ikintu cya gatanu rero, umuntu agomba kwirinda cyane, agomba kurinda umutima wiwe, agomba kurinda umutima wiwe kutakira imbaraga z'umwuka wera. Bwana sifiwe. Agomba kurinda umutima wiwe kutakira imbaraga z'umwuka wera. Kurinda umutima wawe kutakira imbaraga z'umwuka wera ni kwirinda icyaha. Kwirinda icyaha. Intumwa zimaze kwakira umwuka wera, nicyo gihe babaye abagabo bo guhamya Yesu i Yudeya n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Bibiliya yavuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Ese mwene data, uzi urinda umutima wawe gute? Umutima wawe urinda icyaha? Umutima wawe ujya ibyo kurya by'ijambo ry'Imana? Niko umutima wawe uzujya. Ejo bundi natekereje hejuru ya wa mwana w'ikirara. Kwa se barajyaga, ise yari umukire, baramwaga ntacyo batakoraga, ngo buke aratekereza aravuga ngo abwira se ngo mpeze umugabane wanjye ngende iyo mu mahanga. Ise amaze kumuheza aragenda iyo mu mahanga ngo ashike akoresha wa mutungo nabi se yamuhaye.
arawujya arawurangiza, ngo amare kurangiza abura icyaga, inzara iramutera. Inzara imaze kumutera, yigira inama yo kujya gushaka akazi kugira ngo azoza agaburira ingurube. Agezeyo arakabona. Kubera kubana n'ingurube ava mu bumuntu, noneho abona ntiyabaka icyifuzo ibyo kujya abandi bajya, kuko nta bushobozi bwabwo irabifite. Atangira kwifuza ibiryo by'ingurube, akavuga ngo ibyo zisigaza iyo zigira ibiryo zisigaza kugira ngo nanjye mbone iconge. Umutima wacu rero tugomba kurinda, tugomba kurinda inzara. Buri gihe tukaza tujya ijambo ry'Imana, ukaza usoma ijambo ry'Imana buri gihe. Umutima wacu tugomba kurinda imbeho, tugomba kuwambika, kuko imbeho y'umutima ni urwango. Imbeho y'umutima ni urwango. Urwango ni ubwicanyi n'ishari, niyo mbeho y'umutima. Iyo umuntu afite urukundo, ntawe atazakunda. Ukunda n'uwakwiciye, ubabarira n'uwaguhemukiye, wihanganira n'umwanzi wawe. Bibiliya yavuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko aho niho iby'ubugingo bikomoka. Mwene data udukurikiranye aho uri hose, iby'ubugingo bikomoka mu mutima. By'ubugingo nta handi bikomoka mu mutima. Rero twahawe inshingano zo kurinda imitima yacu. Nizihe ndwara rero umuntu agomba gukoresha mu kurinda umutima? Intwaro ya mbere dukoresha mu kurinda umutima ni ijambo ry'Imana, kuko isi izigenda igira inkingo nyinshi zitandukanye. Isi ubu ngubu kubera ko turi mu gihe cya corona, aho iwacu mu Rwanda hamaze kugera urukingo, abantu ko barabakingira corona n'ibindi bihugu byinshi. Hariho inkingo abana baza bagenda babatera mu rwego rwo kugira ngo birinde indwara runaka ntikabafate. Iyo umuntu agira ijambo ry'Imana aba yikingiye kuzokora icyaha runaka. Kuriya abakristo bafite ijambo ry'Imana mu mitima yabo, ntibashobora gukora icyaha. Bibiliya yavuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Kigira kabiri rero, indwara ya kabiri izidufasha mu kurinda umutima ni ugusenga. Gusenga ni inshingano ya buri mukristo wese. Umukristo wese ni inshingano ziwe. Hari abantu benshi uzusanga iyo umuntu adasenga akaza asaba ko bamusengera, ni nko kuraguza. Nigeze kumva umunyamasengesho umwe yakoze ikintu cyantangaje. Bagaza bajya gutanga ibyifuzo iwiwe, yashika akabaca amafaranga. Yashika akabaca amafaranga, ukuje sinzi nimbagaza agendera kubyifuza akavuga ngo iki cyifuzo urambeza aya mafaranga, sinzi icyo nzi gusa nuko yagaza baca amafaranga. Ngo buce abandi baramubaza ngo ariko se kuki abakristo baza ngo basengere hanyuma wowe ukabaca amafaranga, niki kibitera? Arababwira ngo ariko ngo baba baburiye Imana icyizere. N'abana b'Imana baba baburiye Imana icyizere, bakaza ngo ari njye ubasengera. Bagomba kugirira Imana icyizere hanyuma bakaza basenga. Icyo isomo yashakaga gutanga kwari ugutanga isomo rivuga ngo ni inshingano z'umuntu wese gusenga. Intwaro ya kabiri umukristo akoresha mu kurinda umutima wiwe ni ugusenga. Bene data, tugeze ku musozo w'icyifuzo cyacu.
w'icyigisho cyacu kivuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. N'inshingano zawe aho dukurikiye, aho uri hose, igihugu urimo n'umugabane uhagazeho, n'inshingano zawe kurinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko aho ngaho mu mutima niho iby'ubugingo bikomoka. Reka dusenge. Wera wa Isiraheli, Mana ikomeye, Wera wa Isiraheli, Mana yo kwizerwa, Wera wa Isiraheli, Imana isumba izindi mana zose ku isi, Wera wa Isiraheli, Mana itangaje. Bibiri iratubwiye ngo turinde imitima yacu kurusha ibindi byose birindwa. Duheze imbaraga wa Mana nyiribihe, abakurikira ijambo aho bari hose, ibihugu barimo, imigabane barimo, utuzi bariko bakora, aho buri wese ari. Bibiliya yavuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Heza abakristo imbaraga zo kugira ngo bace kurinda imitima yabo mu gihe gisa niki, igihe gikomeye, igihe giteye ubwoba, igihe kibi, igihe cy'imperuka, igihe giherukira ibindi. Uduheze kubera amaso imitima yacu. Reka ijambo ryawe rifashe imitima yacu. Amazina atatu twizerane dusenzemo. Izina ryawe ni ry'Umwana, ry'Umwuka Wera. Amen.